muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wafungura Facebook ihemba. Abenshi tuzi ko Facebook upfa kuyifungura gusa, ariko ngiye kuba nabereka uko wafungura Facebook page. Numva iyi jambo atari ubwa mbere waryumva. Muri make Facebook ziratandukanye, hari Facebook profile hakaba na Facebook page. Facebook ihemba rero ni Facebook page. Okay, noneho uraza ugiye muri Facebook yawe utya uhakirike, nurangiza utegereze. Tayari rero numara kuhagera gutya uraza bibutse ko kugira ngo ibi bintu bikunde iyi Facebook umanza kuba wayikiriya, bisaba kuba ufite indi Facebook isanzwe iri profile. Okay, noneho uraza ukande hano ku turongo dutatu, uradukirikaho, nurangiza umanuke ujye hano hantu handitse uti page. Okay, uhakirike nk'ibisanzwe. Noneho rero nurangiza uraza ukande hano hantu handitse uti create. Okay, urahakirika gutya. Noneho rero uraza ukandira none hano handitse uti get started. Okay, uhakirike gutya. Noneho rero biraterwa n'izina ushaka kuba wakwita page yawe. Turaza dushyiremo Prince Rwanda TV. Okay, gutya. Niturangiza turaza gutegereza. Okay, noneho turaza hano badusabe gushyiramo category. Okay, ndaza mitemo kuri TV channel kuko account yanjye izajya kora ibyerekeye kuri channel gusa. Okay, uraza hitemo next. Okay, gutya. Nurangiza urategereza. Urategereza kugira ngo izi step nibara enye ubashe kuba wazuzuza zose. Okay, noneho rero hano baragusaba kuba ufite website cyangwa se ufite urubuga, waba ufite YouTube, waba ufite TikTok, baragusaba gushyiramo link. Ubwo twe dusuppose ko nta website dufite, urakanda hano handitse uti skip gutyo. Nurangiza uhakirike. Nurangiza urategereza none byloading. Okay, hano barakubaza niba ushaka kuba washyiraho ifoto. Ubwo ushatse kuba washyiraho ifoto uraza ukande hano kora aka kamenyetso. Nurangiza ujye kuri hano handitse uti upload photo. Nurangiza ujye mu mafoto yawe. Ujye mu mafoto yawe nk'ibisanzwe, ngenda ashyiraho iki. Tayari rero urategereza ifoto yawe ijyeho. Turareba ko ifoto ari ngiyi, turahita dukanda hano handitse uti done. Nurangiza urategereza ureba ko iri processing, nurangiza utegereze. Guys, nizere ko iyi video yamaje kugushimisha kandi wamaje gukanda subscribe. Okay, noneho uraza uhita ukanda hano hantu handitse uti done. Okay, gutya. Urahakirika, then tayari urareba ko Facebook page yacu twayifunguye. No kuvuga ngo rero iyi Facebook page ikintu iba imaze, ushyiraho video, ubwo twayibara kari nkaho ari YouTube cyangwa se ikora nka YouTube. Ushyiraho video, then wakuzuza abantu 10,000 bagukurikira, then bakaba baguhemba ukaba monetize. Okay, dore ko noneho Facebook page mu Rwanda nabwo isigaye ihemba ku bantu mutari mubizi. Guys, nizere ko iyi video yagushimishije kandi hari ikintu wabonyemo. Tuzasubire mu yindi video taha.